mukundwa kazi umuco w'iwacu. Ikaze none mu kiganiro cyacu nk'uko mubizi harimo igice twerekana ibikoresho gakondo, harimo ibicurangisho ndetse n'ibindi byajyaga bikoreshwa kera mu mirimo itandukanye, ariko bifite umumaro, bifite n'ikindi gisobanuro. Kuri ubu ngubu hari ibitagihari bitanagikoreshwa, ariko nanone hari n'ibigikoreshwa. Ubu ngubu dufite igikoresho tugiye kubereka hano. Umusaza araza kutubwira icyo ari cyo, aradusobanurire uko gikorwa kuva ku ntangiro kugeza kirangiye, ndetse n'igikorwa cyakoreshwaga cyangwa se gikoreshwa. Natangira mutubwira noneho. Ugu n'umuheto babyita ubuta, ariko ubwo buta bukaba bugenerwa ibintu bibiri. Mu gihe cy'intambara, mu gihe cya cyami, cyaba kimenyi, cyaba musinga, cyakeke, ubu buta bwari bugenda bugire kurasha n'aharugamba. Bukigenda bugire kurasha n'aharugamba, abatsinda batsinda, abatsindwa ubwo bagenda bataha. Ariko umuheto wo gwarikora ibintu bibiri, gwari gurasha n'aharugamba, gukimara kurasha n'aharugamba, abatsindwa bagenda, abatsinda babari bo bajya hangoma. Ndayangerageza kugira ngo nsobanurire abantu kubyo numva bikeya, ku batabasha kubyumva. Aratubwiye ati uyu ni umuheto wakoreshwaga ku rugamba kera kugaba kimenyi. Rimwe na rimwe iyo wajyaga ku rugamba ni wakoreshwaga utsinda agatsinda, utsindwa agatsindwa. Ariko wakoraga ubwo kaba ni gukora n'ikindi, bari bajya kuhiga inyamaswa zikiriho mu marungu. Mbwe no gumuheto ubwo bari bwo gukora ubwo bigira n'ikihe cy'ubaraburege bakataho injishi, bakataho umuguha ari go mugoyi, bo bakabayija byukubayija bikibara kurangira, ubwo bakahinyirana barega kugira ngo gukomeze igikorwa cyago. Sobanurira abantu. Yaratubwiye ati ikindi gikorwa gikora umuheto ukora ni uguhiga inyamaswa, nabyo nawo warakoreshwaga mu gihe bahigaga inyamaswa. None hagiye gutangira tubwira ukuntu wakorwaga. Yaratangiye kutubwira ati babanza kubaza igiti, hanyuma bakaba bashyiraho n'injishi ari go muguha. Ubu rero najya kurega rero mbweno gubone gugere ahari cyakihe cyo gukora ibibazo bibugenirwe. Ubu ndimo n'indega kugira ngo bya bikorwa byago bikomeze bigire ikibigeraho. Waroite nyamayishwa ukija ukiboye inesho, ukiboye n'umuryango gukugororera, gukoha wakoha myambi, wakoha itungo ry'embuzi. Ubwo bikija ubona amahirwe, ubona byona bisimisize, ariko bikaba bina agaciro. Noburira kubuta bwagira ibikorwa bibiri, bwarasha nta rugamba, bwayongera bwagira ki, bwayongera bwahiga inyamaswa, wabonera inyamaswa zikiriho mu marungu. Niko kamaro k'umuheto ndetse n'imyambi yago. Ubundi katwije tubereke murebe uko bari babigenza. Yari kutubwira ati iyo uregeye neza umuheto ukawukoresha neza, rimwe na rimwe watsindaga ku rugamba, cyangwa se ukaba wabona inyamaswa, rimwe na rimwe barakugororeraga bakaba baguha ihene cyangwa se bakaguha ikindi kintu cyiza cy'igihembo. Yari komeza twereka noneho ukuntu ukorwa kugira ngo umeze neza ku buryo wawujyana ku rugamba. Ubundi rero kandangize kubanga marenyije mbereke uko bari bafora akarasha inyamaswa. Areka n'umuntu mu gihe cy'intambara yaramurasha we, akimurasha muri babanda biyamurashamo bakibona byakomera ari bwabuta, ubwo batweka bayiruka bahunga. Nibyo najya kubereka rero. Nibyo najya kubereka uko bari bafora, uko bari bagira bate, byona ibyo najya kubibereka mu ntege amayisho, kandi mwetegereze murebe kugira ngo nyenca
hariho ubwo byakwihinduka nembwe ubwo butabuka bukoresa. Uraza no kutwereka noneho yari kutubwira nyine ngo arimo arawusoza neza kugira ngo urangize ajye kutwereka uko baba bawukoresha nuko bawurasa bawurashisha. Mbere yuko ugera aho ngaho uratwereka uyu muheto ukorwa mu ki kugira ngo ubone gukoreshwa. Ubone uko gukoreshwa rero kubamara kubayija ngira ngo nari nabiberekire. Uratwereka kuri wegine ngobe rero bagete ngobe ari kubwerye ngobe bakaba bagitwekire umukanto kibano. Aka kanto kibano bituma nekomeza ni bya bindi byo kureba umuntu najya kufora kugira abanza kwetegereza nirisho iryo risho riho umutima kugira ngo aje kuboneza ahamye wa muntu cyangwa ahamye yanyamajwe. Ibi byona rero biruga buhanga ariko kandi noneho akakona agakiko cyakanga kakariho hano ndimo ndabona ku bantu batari kureba neza uyu mwambi aha hariho akantu ako kantu bakete karwe gasatuye hejuru naho hariho akandi gasongoso yakabutko noduki babyeti bano bano rero aha ikori inenkarwe ejo nkarwe rero ikabari yituma ni hajya menjisha ejo njisha kitaho umuryejo nkarwo ubwo umuntu akijya kufora kubera cya kizingiri akashanga urashaka kibazo umuryejo nkazo izo nkarwe zikaba ugwamambi gukirugamo umuryejo nkarwe niko kugenda ukakwata umuntu cyangwa ukakwata nyamajwa icyogamije kujya kurasha inkarwe nakangaka ko hejuru akako hejuru nengobe agabageta amatwi iki ni kirimi umumaro w'ubutungutu no uwuhe umumaro iyo ugiye mu nyamaswa cyangwa mu muntu iyi kugira umuntu tabasha kukurura ngo umwambi gurugemo nguvemo agamatwi gaba gukurure nyama zindi izo nyama zigwakurura bituma umwamba atagwihama. Bivuze nanjye nagira kugira ubwoba bita nimajina wise unyinjiramo ngono rero kirimi rero kugira ngo bakira byahayibare bashongore no kugira ngo bije bikunde byinjire bwawe bitaje kukererera. Yari kutubwira ati ku rugamba impamvu kano gasongoye ni ukugira ngo igihe umuntu amurasha umwambi winjiremo none utungutu two dutadufata mu nyama kugira ngo nukurura abura ukuntu akuramo umwambi byange mpaka apfuye cyangwa se inyamaswa uri ukuntu uvamo no mwambi. Rero niyo mpamvu mwabonye nanjye naringize ubwo yaravuze ati kurura uvana mu nyama numva bitangiye kuntera ubwoba. None hagiye kutwereka ukuntu barasa bakoresheje umuheto n'umwambi. Ibi ni ibintu byakoreshwaga ku rugamba kera hatarazi ibindi bikoresho bihari ubu ngubu. Ebi bikabaho igihe cy'intambara nkiri kubigarukaho n'igihe cya cyane. Igihe cya cyane rero ibi nibwo by'abarinzi bikora hamwe n'inyamaswa z'umwirungu izabahere ziriho icyo gihe. Ariko mbweno bikatangira igihe cy'intambara. Igihe cy'intambara bari kujya harugamba bakijya harugamba ubwo mu mihigiri yabo abantu ikitero kimwe kikajya hirya ikindi kikajya hino bakarashana bamwe kuko iki imbunda zikaba zitakayizire kandi zikaba zitari gukora hakaba nahakora imiheto niyo yabahereje imbunda. Aravuga ati mu gihe baga mu ntambara mu gihe cya cyami hakoreshwaga imiheto mu gihe cyo kurwana mu gihe ubungubu hari imbunda ariko ubungubu mbere ho hakoreshwaga imiheto kugira ngo umuntu atsinde urugamba hakoreshwaga uyu muheto nyine hariho n'imyambi yayo. Nitwa Bagaruka Pasikali ukuntu nkora izi ningiri ndaza nkabanza akantu ngabanza nkakashyira mu mashyiga kamara gushya nkakeba hano nkongera nkakeba naha ngo namara kuringaniza neza nako namara kuringaniza kurungi aha naha ngo ndeta kakashataka none ko katusire
nkazingazinga nkahiramo umugogo bakimara kujunda utu tuntu twona twihaho kahamokona nikasa naho ubwo nkija nkabambaho nti gatonde tutwanira abantu mbere yo kugera kure. Aratubwiye ngo arabanza agafata ihembe akaricanira akarishyushya, yamara kurishyushya ryamara gushyuha agakata hano hasi no hejuru kugira ngo havemo ihembe rifite umwobo hasi no hejuru, yarangiza agafata uruhu rutose rukiri ruzima agatangira agiye kutwereka uko bigenza. Ni uruhu rw'iki rwo rwose? Ni urusato rw'ihene. Noneho ukagira gutya ukazana akagozi ugahambira gutya ugashyira ku zuba utarakata gutya ngene ubwo kikimara koma ukwata umushyo uhera aha ugenda nukata kurungi nuringaniza. Ubwo warangiza ukwata ahampaha uhatobora naha uhatobora utuboza akantu nyina kankaka. Ati ufata rwa ruhu warangiza ukarugomeka handi ku ihembe hari umwenge, warangiza ukarushyira ku zuba mbere yuko urukata. Rwamara gufataho ugafata ukakata ukaringaniza neza uringanije na wa mwenge n'agahu karinganiye. Nyuma ugafata icyuma ugatobora ahantu habiri impande ebyiri ziteganye. Noneho ugafata nanone akagati ukakagira gutya. Agati uko urabanza ukakakorera iki mbere yuko ugashyira? Nako urabanza ukagatobora ugatobora hano ugatoboza hano nakuma gutya. Shongora n'inyuma ukongera ugasongora na hano ukaharinganiza warangiza ukagagira gutya ukagira gutya. Noneho ngene ukareta naka ako nakandi gati nanone ko ku ruhande ko ku ruhande. Ubwo ukakwate inguyegi ukareka ingengo bageta ngo ki ubutani nibyo ubu ntubuki uno mugwegwe umugore usubishwe abandi cyasharu cyasubishwe abandi ugondo ngabya nakuba nasubishwe abandi mu gitani ntakiriye Rangiza nanone kugira ngo kirege kurungi oza tuturangira ukazana gato ukahiramo ngene ho kakwatu ububuta akana kona bakita gata ububuta nagahitire none ukagira gutya ubuga bwisubanye umubanye noneho ugaturangare hanyuma turangire kankaka ajukoza kankazi hara wa rugangura yashokoza ya maramo ayangire nyankuba hara wa rutindana yashokoza ya maramo kutarayizire kumbaza kaitwa mari mwaga Buganda ndeti ni ya Bukoba
mwabibonye neza ko amaze kutwereka uko neza bakora iningiri, abenshi bayita ibubura mu duce tumwe na tumwe. Yahereye kuri ku ihembe ashyiraho uruhu, ashyiraho kandi gati ko gusegura, ashyiraho umugwegwe. None murabona ko yabaye iningiri yuzuye neza, igicurangijwe gakondo gikoreshwa mu muziki nyarwanda. Reka twige rero uyu munsi uko bakana ingoma. Ubundi kugira ngo ingoma ivuge, kugira ngo umuntu ayibone imeze kuriya yirangire, bigenda gute, itangira gute? Umuvandimwe hano aratangira twibwira. Nitwa Karamba François. Ukuntu babamba ingoma ni ari ukuntu umuntu afata uruhu rw'inka akashyira hasi neza ahantu hatunganyije. Urajya ubifata byose utwereka. Gutya. Mbere na mbere ugomba kuba ufite iki? Ugomba kuba ufite umucyo wuyu, noneho ugafata akagereni cyangwa se indobo cyangwa se ingunguru y'igice nk'aka cyangwa se ingoma nk'ingiro nk'iyo n'abambye ubibona. Ubwo ukakabamba ukagashyira neza gutya, urabibona, ukagashyiraho, uri kubibona. Ubwo ukabanza ugakata uruhu ruhwanye n'aka kanuze ka mbere ako hasi. Ubwo rwa ruhu ugashaka umugozi ukawukeba, ubona, wahita kuwukeba gutyo, ukabanza ukawukaraga. Wawukaraga ukagenda utobora hasi hano umwenge, uruhu ushingamo gutyo, ubona, gahambira. Ibyo bifasha kugira ngo urege ya ngoma ize kuvuga neza. Noneho ya ngoma ukajya ukurura na hano ukaba wahakibye wenda gutya, ubona. Ukongera ugakurura umugozi wakaraze ugashyira hejuru gutya, urabibona, ukajya ukurura ukagenda ukitoroza nk'uko ubona iyi ngiyi bambye, urabibona, urabibona. Bisaba ko ufata uruhu rumwe hasi ukabambuka warwo urundi hejuru, none ukagenda uhuza ushyira mu mugozi ukaraga ukawitorora, urangiza ukawureka. Noneho ushobora gushyiramo umugozi gutyo ugakurura rugacika, ntabwo wacika. Noneho hari ibanga ushyiramo, ibanga ry'umuntu ubamba ingoma, uza kumva ukaba no kumva ako naka ibanga ry'umuntu wabambye ingoma. Ni ibanga ugomba nakubwira. Noneho nuko iyi ngiyi urugiye kuyikora ukanayirangiza nkaza kukareba ugashyiramo, ntamenya ibanga ryawe. Ugashyiramo nabanza nkabwira ukigira hirya gato, ugutera nk'umugongo gutya ugashyiramo utabizi, ukazumva kavugiramo. Ako kamara iki? Aka ni akantu k'umuntu k'ibanga k'umuntu ubamba ingoma. Ni ibanga ry'umuntu ubamba ingoma. Nagusobanuriye ngo ni agaki. Mujya mwumva umugani ngo akari mu nda y'ingoma kagira iki? Muriboneye abantu benshi bajyaga babona ingoma ariko ntibamenye, bakabona ni uruhu ruriho yego, ariko se ntumenye ngo babigenza gute ukabona yuzuye. Ubona n'ukuntu ivuga hano naho ntihavuga kimwe. Kubera iki rero? Amajwi yayo hano bavuga ngo ni base, hano haba tenor. Hanyuma niba ari base na tenor bitandukanira mu gihe uri gukana, umenya ko bitandukanye. Mu gukana hari aho ushyira hasi, hari n'aho ushyira hejuru. Noneho mu kwanika ya ngoma ntabwo uyanika uyirebesha hejuru cyangwa gutya, uyirebesha hejuru hano harika, hano akajya hasi, uyanika gutya ku izuba, yimanika gutya. Wabibonye? Uno bamwe bajyaga iyo bayotesha uyotesha uyimanika gutya, ntabwo uyishyira gutya cyangwa gutya, uyishyira gutya igahama gutya, ikazuma imeze gutya, uyihindura gutya, ntabwo uyihaga gutya. Kuko ugizemo gutya uruhu ruramanuka hasi, hano agateguka. Ariko uyigize gutya hose hararingana, ukumva ivuga neza.
ukundi rwose hanyuma umurishyo wo ni mu giti icyo ari cyo cyose icyo cyose burya baravuga ngo ingoma ijyana n'imirishyo yayo n'ubundi nk'uko hano muri kubona afite n'imirishyo arimo akomaho kugira ngo ingoma yirangire hanyuma itange amajwi akoreshwa n'ubundi mu mbyino gakondo igihe turi mu nkera cyangwa se dutaramye tugakoma amashyi tugakubita n'ingoma cyangwa se tukavuza n'ingoma hanyuma tugatarama. Tukiri abana bato mu kubyiruka kwacu hari icyarangaga umuco w'igisaka migongo bakundaga kubaka amazu y'ibigonyi mu viringo azengurutse y'ibyatsi tukirituye mu mazu y'ibyatsi barahomaga noneho imbere hose mu nzu harangwaga n'imigongo bagatakisha ingwa n'akandi kameze nk'akarange k'umukara kitwaga rubamba. Ibyo bintu rero babitakaga ku rugege batwiga uruhimbi twebwe twarwitaga mu kirashi n'urugege. Noneho hari uruhimbi rwo hasi twaterekagaho ibicuma twaterekagaho ibyansi ku basaza batubyara bari bafite inka bashyiragaho ibyansi bagashyiraho n'ibisabo bagashyiraho n'amacwende bakundaga gushyiramo amavuta mu kirashi twabyitaga amacwende. Noneho bagashyiraho n'imbehe kuko twariraga ku mbehe z'ibiti ntabwo amasahani yigeze atugeraho icyo gihe amasahani aje vuba twariraga ku mbehe bagashyiraho agasosi k'ibishyimbo n'utunyobwa tugashyiraho ubugari kera twabwitaga ngo ni uburwe ntabwo twavugaga ko ari ubugari abakecuru nk'aba mama batubwiraga ngo nimuretera abana uburwe mubatereho ibikozo by'ubunyobwa ubwo ni isosi turishe ku mbehe. None izo mbehe rero bazishyiraga ku ruhimbi n'ibyo bisabo byose ugasanga uruhimbi rutakishijwe imigongo na ka karange nakubwira. Noneho hejuru habaga urugege rwo hasi hakabaho n'agahimbi ko hejuru niho bashyiraga ibisabo binini n'ibicuma bimanitseho umusaza yajya kugushyiriramo akagwa icyo twita ngo nenjoga none akamanura hahandi agacuma kagusukiramo urwagwa. Noneho nanone aho twicaraga mu nderegati cyangwa se twebwe abana twararaga mu mfuruka ujya gusohora ujya hanze. Abakobwa tuvindimwe nabo bakarara aho twitaga ngo ni mu gishenge mu kirambi twebwe mu kirashi twavugaga ngo ni mu gishenge. Abana babayishiki bakajya kurara mu gishenge ababojo tukajya kurara mu mfuruka embuzi tukazitibika mu icumikiro n'imihene twararaga nazo ihene mu icumikiro kandi noneho ku ruhande rw'icumikiro tugatekaho inkono yacu y'ibiryo akaba ariho iri bakagoheramo bwa buryo bwacu aribwo bugari noneho bakagaburira hano ku nkingi. Iyo nkingi yo mu nderegati ya Kantangazi yari ifite imigongo iri aho ngaho itatse neza kuva hano hasi kugera hejuru itatse na rwa ruhande rw'ibikuta byose bitatse bifiteho ya migongo ariyo nkomoko yo kuvuga ngo ni imigongo. N'ubu iyo watembereye ahantu hatandukanye imigongo iragaragara nk'iyo wagiye kuri ishyirahamwe rya Kakirarwanda n'Urukigina ubona ko biganye migongo ndetse n'i Kigali mujya mubonayo abantu bagiye babyigana ariko burya kubyigana inkomoko yaho ni hano i Nyarubuye ni hano mu Gisaka ni hano muri Rusumo ni hano Nyakabungo by'umwihariko ni hano mu Gisaka migongo niyo nkomoko y'imigongo. Murakoze. Yitwa Ndayambaje Leandire. Ubwo hano mfite umwirongi ariko abenshi bawita umubanda. Kugira ngo menye kuwukora hari abantu bitaga abanyankore baturukaga hanze nka Tanzania cyangwa Uganda baza bagishe kugishanira gufata inka ukazikura aho wari utuye ubwo ukimuka ukajya nimba hano ari muri Kirehe ukimuka ukajya muri Ngoma ariko zijya mu mashyamba bakazijyana mu mashyamba. Ubwo
aka kantu uburyo kaje kuza nibo baje kukazana, ubwo twakundaga kuragira tukaragirana nabo, ubwo baza kutwigisha ukuntu bagakora n'uburyo bagacuranga. Ubwo niko naje kukamenya. mubigenza gute rero? Ufata kano kantu urabona ni agahombo. Iyi ni impombo isanzwe, abantu mubibone ni impombo isanzwe imwe inyuramo amazi. Ni umwirongi uva muri aka gusa, gapfa kuba gafite umwenge mw'imbere, ufite n'uburyo wagatobora kagatoboka. hanyuma ubigenza ute rero? Ufata hano ahangaha ugakeba, ako kantu ukebaho. aka kantu nakebyeho ni akantu ushyiraho umunwa kugira ngo nuhuha umwuka uceho. Ubwo warangiza kugakora guti kongera ugatobora hano ahantu uri buze gufata kugira ngo ugacurange. Utoboraho imyenge ingahe? Utoboraho imyenge 4. Tujya turebera no kuri aka ngaka karangije gukorwa kugira ngo banoze kumenya neza. Ubwo urareba hano ugatobora imyenge 4. Imyenge ifashe ikirere. Iyi myenge niyo ufataho, uyifataho guti, wayifataho ugashyira ku munwa guti, ubundi ugacuranga. Mumaze kwiyumvira uburyo umwirongiro aryoha kuwumva, uryohera amatwi cyane. Ibi byo mbonye bitanagoye, nanjye umanza nagerageza nkazakora uwanjye nkazajya nkucuranga, ariko sinzi neza niba nashobora kuwucuranga. Byasaba kuba warawize. Bisaba kubyiga kugira ngo ubimenye. Byaba biruhije ubu? Kutobora ariko kuwukora ubu nawe ukora. Kuwukora wawukora. Usigamo utwenge ukurikije iki? Ukurikije intoki ufite, urapima ukareba aho uri bufate, ubwo ugatobora aho uri buze gushyira urutoki. Wamara kuhashyira urutoki, ubwo ugafataho neza. Ubwo iyo uhushanyije n'aho uri bufate ntago wavuga, bisaba ngo ujye ugenda usimburanya intoki uteranya.